Hello guys, mbaye ikaze kuri EKTV shows. Mbifurije n'ihirwe kandi Imana imugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ni Laila nk'uko bisanzwe turabona kenshi kuri EKTV shows, kuri trends zigenda zitandukanye zibera hano kuri iyi mihanda, namwe murabizi. Uyu munsi rero nta kindi kinzanye, nje kuvuga kuri trend iri kuvugwa ku bintu biri kuvugwa ku muhungu wanyu, ku musore wanyu, umuhungu w'abanyarwanda Yago, Nyarwaya Yago aka Bundate. Guys, murabizi rero hari inkuru imaze iminsi, ngira ngo si iminsi myinshi cyane, ariko ni iminsi itari na mikeya, inkuru imaze iminsi imuvugwaho y'umukobwa uri kugenda agaragaza cyangwa se amushinja ko yamuteye inda. Reka rero mbabwire zimwe mu mpamvu ziri gutuma uriya mukobwa muri kubona ari gukomeza agenda avuga yuko Yago yamuteye inda cyangwa se baryamanye inshuro irenze imwe, hanyuma akagira gute akamutera inda. Rero murabizi iyi mihanda, iyo umuntu ari umustar, iyo umuntu azwi, hari byinshi bimuvugwaho, either binamubeshyera cyangwa se ari ibyanyabyo. Niyo mpamvu rero iyo wageze kuri iyi mihanda uba ugomba kwihangana ugafunga umutima, kuko isaha n'isaha ujya kubona ukabona boom, igisasu kiraturitse, ukabona inkuru igukozweho, ukabona karabaye. Reka rero mbere na mbere nihanganishe Yago, ahari yihangane kandi akomere, akore cyane. Uko biri kose ntabwo inkuru yamuvuga ko yabiri kose yatuma bamukunda, bamwanga cyangwa se n'abandi. Ibisanzwe abantu bakunda abandi, kandi bakumva yuko nta kintu bahagarika gukomeza kubakunda. Ni muri urwo rwego rero nabwira Yago ko ibintu biri kumuvugwaho cyangwa se inkuru iri kuri iyi mihanda iri kumuvugwaho itamuca intege, itamubuza gukomeza gukora cyane mu byo yari asanzwe arimo, kubera yuko ni byinshi cyane byaje bimuca intege, ni byinshi cyane byaje bimufata nkaho bishaka kumwereka yuko ibintu arimo nta gaciro bifite cyangwa se ntabishoboye, ariko byarahise biragenda. Rero niyi nayo iri mu mpamvu z'ibintu navuga yuko agomba gukomera, kubera yuko you never know n'uriya mukobwa ko ashobora kuba ari intumwa yimwe mu bantu bamurwanya, bashaka kumushyira hasi, bashaka kumutesha umutwe, bashaka kumubuza kuguma mu murongo w'ibyo ashaka gukora, kuguma mu murongo w'ibyo yatangiye gukora. Reka rero mbabwire ngo utarakora subscribe please kanda ku mukara kugira ngo tubashe kubana, mushyigikire please, mushyigikire nanjye mbashe gutera imbere, kuko ni mwebwe banjye nanjye nduwanyu. Please nimushyigikire rero, kora subscribe nimba nta tima mubi bifitiye, kandi please ujye ukurikirana ibiganiro dushyiraho kugira ngo udushyigikire please. So reka rero mbabwire zimwe mu mpamvu zatumye uriya mukobwa cyangwa se uriya mugore, mbabare kuvuga ko ari umukobwa ko uriya ni umugore, sibyo? Reka rero mvuge zimwe mu mpamvu zatumye uriya mugore yiyemeza gushyira hanze amabanga yihariye cyangwa se y'ubuzima yagiranye na Yago, haba mu buryo bw'uko ibyo yavuga yenda byaba ari byo cyangwa se atari nabyo, yenda anamubeshyira. Impamvu rero ni nyinshi. Murabizi ko Yago amaze iminsi abantu bamuca intege, abantu bandika ibintu bitandukanye, bakoresha n'amagambo y'urwango bagamije kwerekana yuko kuba yaragiye mu muziki atarabikwiye, ahubwo agomba kuguma mu itangazamakuru. Come on guys, ntabwo mugomba guhitiramo umuntu icyo agomba gukora, ntabwo mugomba guhitiramo umuntu, ntabwo mugomba kumva yuko ibyo mushaka ari byo umuntu agomba gukora, kubera yuko nawe umuntu yiberaho kubwe, ntabwo abaho kubw'abandi. Rero namwe nimba mumukunda, nimba mumufitiye urukundo, nimumushyigikire mu byo akunda no mu byo yumva ashaka gukora, abikore neza kuruta anabikore neza uko mubishaka, aho kugira ngo mutere amabuye mu murwanya. Saga rero imaze iminsi icicikana, amatwita abantu bamaze iminsi bashyira hanze bagaragaza, mubonye idahagije mutangiye no kumugabaho ibindi bitero.
ibi bintu mbivuze mbabaye, ibi bintu mbivuze numva mfite n'uburakari, kubera yuko ntabwo bikwiye. Ibi bintu uyu muco abanyarwanda bafite kuwucikaho, kumva yuko umuntu iba nta buryo ufite bwo kumurwanya, ubwo wakoresheje bukanga, ugomba gukomeza ukamusongorotsa, ugomba gukomeza ugahangana nawe, ugomba gukomeza kumushotora. Ntabwo ari byo, mumureke wenyine. Uyu mukobwa rero hari impamvu zigera muri enye zatumye ashyira hanze ubuzima bwite yagiranye na Yago. Impamvu ya mbere, uyu mukobwa birashoboka ko ari intumwa yatumwe n'aba bantu banga Yago, bashaka kumugira nabi cyangwa se bashaka kumushyira hasi, nyine bashaka yuko ibyo bashaka kumubonamo ari byo biba kuruta uko we ibyo ashaka kubaka bye. Yes, ndetse n'abandi bantu bo hirya no hino babanzi basanzwe ari abanzi be. Impamvu ya kabiri, uyu mukobwa arashaka kwamamarira kuri Yago. Nimba byaranabaye, icya mbere uriya mukobwa yivugiye muri we ko niwe wijyanyeyo, yarishese, arigenda arisheta. Rero abakobwa ntibakishete ku bahungu ngo babishingazeho, ngo nibarangiza baze kubanika hanze. Biriya nta nubwo binakwiye. First of all, mwakoze ibintu mwumvikanyeho, ntabwo yaguhatirije, ntiyagufashe ku ngufu. Ikindi urakuze wakoraga ibintu uzi. Kubera iki uri muza kuri iyi mihanda uboro guvuza induru ushaka kwerekana yuko watewe inda? Abantu bose baterwa inda bajye baza birukanka kuri iyi mihanda bavuge ngo babateye inda. Inda ziraterwa, uyu munsi zatewe, ejo hasize zaratewe, ejo bundi hashize zaratewe, n'ejo hazaza zizaterwa. N'ubu tuvugana ndi gukora iki kiganiro ziri guterwa, hari abo bari gutera inda. Abo bose ntabwo baza birukanka kuri iyi mihanda ngo baje kuvuga ngo babateye inda, babateye inda, babateye inda. Ese mwebwe mubona ari wo muco w'uko tugomba kujya twubaka amateka mabi abana bacu bazajya bavukiramo? Ibi mbivuze mbabaye kubera yuko uyu mwana utwitwe, uyu mwana batwise, navuka azasanga aya mateka kandi mabi yanubatswe na nyina we ubwe. Biteye ikimwaro, binakojeje isoni, kubera yuko icyaba cyose ntabwo uba ugomba gufata umuziranenge utazi icyo azaba cyo ejo hazaza navuka, ngo nurangize umwubakira amateka y'ibintu nk'ibi. Birashoboka ko azakora agaterwa ipfunwe no kuba anabona ko hari amateka yari muri media, ntakunde media, kumva gusa ko we afitanye n'ikibazo na media, ariko we wamajije no kumugezamo mbere ataranavuka. Ikibazo gikomeye cyane. Ikindi, ese byari bikwiye ko umuntu mwagiranye urugwiro ukanishimana ushyira hanze byose? Bifata ko ari nk'uburyo bwo kumusebya, kubera ko hari abantu batajya bifuza ko ubuzima buri prive bwabo, ndako n'umuntu wari we wese ntago ajya yifuza ko ubuzima buri prive bwe bujya hanze. Rero we kubufata ukabusharinga ukabushyira hanze, navuga ko ntabwo nareka kuvuga ko umusebeje. Ushyize amakuru hanze atifuza yuko ajya hanze, ni ikimwaro kinakomeye cyane. Wakabaye unaterwa n'ipfunwe ry'ibyo urimo ukora, wa mukobwa we. Indi mpamvu rero, nari ngeze ku mpamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu, uyu mukobwa afite ishyari. Afite ishyari, yari afite urukundo Yago, arangije ari kubona Yago yifitaniye umubano n'undi mukobwa, yenda arashaka kwibanira nawe, aravuga ati nanjye reka uyu mubano mbinnyemo, homboka twese tumuhombe, cyangwa se nawe bamwange angarukire, cyangwa se twese tunamuhombe. Can you imagine? Ubwo si ubugome? Ubwo si ubugome bwo gufata umuntu kugira ngo usenye ibyo arimo yubaka ukoresheje, witwaje amakuru mufiteho? Ntabwo byakunda. Reka nsabe by'umwihariko ntararenga hano, saba abantu bari abantu ba Yago, ntihagire umuntu wumva yuko yamwangira cyangwa se ngo amuzize, cyangwa se yumve yuko yamuziza amakuru nk'aya ngaya bagiye hanze, kuko twese ntabwo turi innocent, twese ntabwo turi abamarayika, twese senda byita gute, twese tubaho, tukavuka, tugakura, twarangiza tugahura
n'ibidukomeretsa ndetse tuba dufite n'amabanga yacu tudashaka yuko ajya hanze. Rero nawe uramutse umujijije icyo, nawe wisuzume urebe hari amabanga ufite utifuza yuko ajya hanze. Wibaze ese nanjye agiye hanze aya mabanga abantu babinyangira? Kandi by the way, buri wese nta muntu utagira ibanga, buri wese agira ibanga kuko nibwo buzima. Biri mu bintu byubatse cyangwa se bikoze amateka y'ubuzima tubamo. Rero nta nubwo binakwiye yuko abantu dufitanye amabanga cyangwa se twagiranye amabanga bakabaye bayirukankana hanze ngo ni ukubera yuko uwo bayagiranye cyangwa se uwo bayafitanye ari icyamamare bashaka kuzamukira ku izina rye. Nayo mvuze impamvu ya gatatu, reka mvuge impamvu ya kane. Yari nayo ikomeye cyane, irasa n'iya gatatu. Uyu mukobwa arimo arapirikisha mukeba we. Uyu mukobwa yarebye aravuga ati yago afite undi mukunzi kandi nanjye ndamukunda, kandi uyu mukunzi wundi aramunjyana, reka mupirikishe nshyira aya makuru hanze ndebe ko yamwanga akangarukira cyangwa se twese tunamuhombe. Ese murumva ubwo ari ubupfura cyangwa nabwo ni ubugome? Reka ngarukira ahangaha kubera yuko mfite amagambo menshi yo kuvuga kuri iyi nkuru. Ngira ngo ndagenda mbaha gato nkurikije uko ndi bugende nkurura amakuru kuri iyi nkuru, ariko stay in touch with me kuri EKTV shows kugira ngo akantu ku kandi tugende tugahuza tunabigaragaza uko ibintu byatangiye. Nubwo nyir'ubwite yabyivugiye, ariko hari ibintu yasize inyuma. Buriya hari abantu bazi kuvuga inkuru barangiza bakagira utuntu tw'udukeregeshwa bisigira. Utwo dukeregeshwa rero nitwo tugiye kuzana dushyire hanze. Hari abantu bazi kuvuga inkuru bo ntibivuge nabi, bakagira abandi banduza amazina yabo bakabavuga nabi, ariko ibyo nabyo turaje tubyigeho tubivuge ibyo tuzabishyira hanze. Rero muri izi mpamvu zombi uko arenye mbagaragarije sizo gusa, hari izindi nkishakira amakuru ndibuze kubereka, ndibuze kubagaragariza. Ariko icyo nasaba ni kimwe, nuko mufite kwereka abantu urukundo mu bihe barimo nk'ibi ngibi byo kurwanywa, kuko ntabwo nareka kuvuga ko yago barimo bamurwanya kuruta uko mwamuhagurukira mukamurwanya namwe mugafatanya n'abamurwanya. Nta rukundo mwari kuba mumufitiye, mwabiri kuba mwaramubeshye, kuko iyo umuntu agukunda mu kibi akanagukunda no mu cyiza. Ndabashimiye rero, kora subscribe niba ntacyo bidutwaye kugira ngo dukomeze kubana kuri iyi nkuru. Stay in touch, tubonane ku nkuru ikurikiye.